Igicamunsi cyiza muryango mugari w'abagize Inkubi Media TV ndetse n'Inkubi Official TV. Nk'uko mubireba imbere yanyu dutangiranye n'aba bana b'abanyeshuri bafite igipankarite cyanditseho yuko ngo barimo barashaka ngo amahoro. Ahangaha ni muri Kamanyora, urabona handitseho ngo hasi ngo ni site ya Kamanyora. N'ibindi bipankarite bibari inyuma byinshi murabibona. Iriya ni ya myigaragambyo rero twabagezaga hejuru nimugoroba yari yamaze gutegurwa. Akaba ari imyigaragambyo yateguwe ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 bahaga bafatanyije ngo n'ubutegetsi bw'u Rwanda, niko amakuru agaragaza, ngo bahagarariwe n'ingabo za RDF. Ni imyigaragambyo rero uyu munsi wa none yamaze kuba irimo iraba muri ibi bice bitandukanye bya za Kamanyora, ngo mu buryo bwo kugira ngo bagaragarize isi muri rusange yuko ngo batifuza ko M23 yava mu bice bya Kamanyora ndetse n'abira bice bya Kivu y'Amajyepfo yafashe. Akaba ari propaganda rero yateguwe hifashishijwe ibigo by'amashuri, abacuruzi, abaganga, abarimu, abantu bose, harimo abasosiyete sivile bamwe na bamwe. Ntabwo ari bose ibi bintu nubwo bivugwa, nubwo izi nzego zose zivugwa, ariko zose siko zirimo zose 100%, ariko harimo abashyigikiye icyo gice. Nk'uko rero byamaze kuba bishyirwa hanze, nk'uko mubireba kuri screen haranditse ngo utilisation des enfants dans des manifestations politiques ou militaires constitue une entente flagrante à la loi numéro 09 00 ngo diro 10 janvier 2009 pour ta protection de l'enfant. Biriya ni bimwe mu byamaze kuba bigenda bishyirwa hanze bivugwa yuko ikoreshwa ry'abana mu myigaragambyo irimo politike cyangwa mu gushyigikira politiki cyangwa igisirikare gukira n'icyaha mpuzamahanga, kandi ni ukwambura abana uburenganzira bwabo nk'uko itegeko nimero 09/001 ko kuwa 10 ukwezi kwa mbere 2009 ribiteganya. Ibyo ngibyo ni byamaze kuba bishyirwa hanze n'umugabo ndeba hano witwa ngo ni Chrysostome Nde. Hafi aho ngaho ni umugabo witwa Chrysostome, niba ari Dominique, ntabwo ndi kumubona neza izina, ariko rimwe ryo ni Chrysostome. Akagaragaza neza rero yuko ibingibi nabyo ubwabyo ari icyaha cy'intambara, gufata abana ukabajyana mu myigaragambyo, kuko ntabwo aba bana baba bazi ibyo barimo, nta nubwo baba bazi ibyo barimo barakora. Biba ari uburyo bwo kubifashisha nk'intwaro yindi nshyashya. Ubu ni ukuvuga ngo ikigendanye n'intambara, system yo gukoresha urugamba rw'amasasu yabananiye, yabatsinze. Barimo barabona gukoresha imbunda n'amasasu byaranze, bakoresha abakecuru n'abasaza bo mu minembwe biranga. None ubu rero badukiriye utwana tw'utunyeshuri two muri za Kamanyora aho ngaho, nibo noneho barushye mu mihanda, nibo barimo barifashishwa kugira ngo bakunde bumvikanishe icyifuzo ndetse n'ibitekerezo byabo. Ariko badi mwabonye ibintu nabashyire kuri WhatsApp channel, haraza gushya icyo nzi cyo. Ibyo mwakwigira byose, ibyo bakwikora kose, abantu musore WhatsApp channel murebe nabashyireho video iturutse kuri Union Européenne, muraza kumbwira abayibonye icyo muyitekerezaho ndetse n'icyo muyivugaho, muze kumbwira ibyo uriya mugabo yari arimo arababwira. Muraza gutega amatwi, kandi nzi ko kuri WhatsApp abantu turi kumwe, nizere ko ibintu bimeze neza, nizere ko bimeze neza nta kibazo gihari. Umuntu utari kuri WhatsApp channel we ntabwo ari kubona update, kuko ayo amakuru ndi kubageza ahangaha ni make cyane ugereranije na link cyangwa na update ndimo ndagerageza kurambika hariya, asohoka mpita nyashyiraho yo, nta bintu byo gutandukira cyangwa byo gutinda cyane. Hano rero murahareba izindi nyandiko ebyiri. Ni inyandiko yamaze kubishyirwa hanzwe na bamwe mu badiplomate b'Abanyamerika. Harimo iyemeza yuko u Rwanda rwamaze kuba rufungirwa muri AGOA. Hano muri AGOA rero u Rwanda rukaba rwamaze kuba rufatirwa ibihano nyuma yuko mubireba ku nyandiko. Iyi nyandiko irambuye murayisanga hara kuri WhatsApp channel nayihashyize, isobanura yuko u Rwanda rwamaze gukurwa muri iri shyirahamwe ryitwa ngo ni African Growth and Opportunity Act, ariryo ryitwa AGOA. Iyi AGOA rero buriya ntabwo abantu benshi bayisobanukiwe, ariko nzi ko ari bamwe mugiye muyifiteho amakuru. Ni kimwe mu bishyirahamwe binini byifashishwaga n'Abanyafurika, bikabasha kuborohereza kohereza ibicuruzwa hanze i Burayi cyangwa muri Amerika, bikagabanyirizwaho imisoro runaka, ku buryo ibihugu bigira profit nyinshi pari raporo y'iyo byajyaga kuzabona.
Ibi rero tayari bamaze gukubitaho icyugi na kiragi, u Rwanda bararufungiye. Ruzize iki? Nk'uko mubireba hariya, ruzize yuko ngo ni ikigendanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo nabijyamo byose ngo mbisome. Ni mu gihe kandi ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye, muramureba ni Wallace, aho yamaze kubashyira hanze indi nyandiko igaragaza neza yuko u Rwanda kuba rutemera gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi nabyo ni ikindi cyaha ndetse n'ubundi buhemu. Bikavugwa neza yuko rero nk'uko mubireba ari ku nyandiko, aho agaragaza neza yuko kugira ngo igihugu cya Repubulika kigire uburenganzira ku busugire bwacyo, nta muntu bagomba kubidiringa, nta muntu bagomba kubidisikita. Ntabwo ari disikisiyo cyangwa diringi, ahubwo n'uburenganzira bwabo. Kandi bakaba ahamagarira u Rwanda kubahiriza ibyo rwasinyiye i Washington, rukarurera gukomeza gukora icyo ndeba ngo ni violence ubwo sinzi ni ihohotera ngo rikomeje gukorerwa mu burasirazuba bwa Kongo ku basivile. Kandi ngakaba arahamagarira u Rwanda kubahiriza ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse u Rwanda rugahamagarirwa gusoza no guhagarika ibikorwa bigamije kubangamira. U Rwanda rugasabwa rukahamagarirwa guhagarika ibikorwa bibangamira ingabo z'umuryango w'abibumbye. Hano ndeba ngo ni za MONUSCO ngo zoherejwe hano mu burasirazuba bwa Kongo ngo kugarura amahoro. Ibyo ni bimwe murimo biragenda bigarukwaho. Gusa ni cya kindi nyine, nubwo ibihugu byose ubona bisa nk'ibyateraniye ku Rwanda, ariko njya numva banavuga nanone mu Kinyarwanda ngo nta murozi wabuze umukarabya. Muraza kubona indi nyandiko namaze kubashyira hariya kuri WhatsApp, nayo ni inyandiko ndeba yasohowe n'umugabo witwa ngo nimba ari Sandirey. Uyu Sandirey akaba ari umwe mu nshuti za Perezida Paul Kagame. Uyu we rero akaba yanditse asaba yuko ngo mu gihe ingabo za M23 zanze kurekura umujyi wa Uvira, ngo we akaba atanga inama yuko ngo hakwiye kongera ngo guhamagarwa abo bagabo bombi ngo bagasubira ku meza y'ibiganiro i Washington. Nimuyireba neza muraza gusanga abantu benshi bayakiriye bahise bayicishamo ikaramu y'umutuku. Nabonye bakubisemo agasaraba bajugunya hariya. Ubwo nyine nabyo biba bifite ubundi busobanuro, baba bagaragaza yuko bo batabyemera ibyo uwo mugabo Sandirey yavuze. Ariko urebye muri aka kanya n'aya makuru ahari, ni imyigaragambyo rero idasanzwe yari yateguwe nk'uko twabibabwiraga ejo, aho bagombaga kuba bayiteguye. Hagati aho kandi, mu gihe ingabo za M23 ndetse na RDF zikomeje ibikorwa byazo hariya muri za Kamanyola, ejo babandi twababwiraga bazamutse bakava mu bice bya Uvira bakazamuka berekeza muri Haut Plateau na Moyen Plateau. Amakuru akaba arimo aragera hano atubwira yuko ubu ngubu batangije ibitero bishya hariya muri Haut Plateau na Moyen Plateau mu bice bya Fizi, bashaka kwataka kugira ngo bafate utundi duce dushya. Ubwo rero ukurikije ibiri aho ngaho, nta gahunda yo guhagarara, ahubwo imirwano igomba kuba imirwano. Mpita nanagaruka ku mpamvu imwe rukumbi yatumye b'abasirikare ba bya bihugu byose twabonaga barabamaze kubarunda karemi. Ni icyerekana neza yuko n'umuryango w'abibumbye cyangwa n'iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabizi neza yuko ibyo basinyiye kubishyira mu bikorwa byo biri kure cyane nk'ukwezi, ndetse kubyubahiriza bikaba hafi nk'inyenyeri. Ubwo rero ni ukubitegereza. Icyo mbabwira cyo ni uko byanze bikunze ibimenyetso birimo birakorwa, nta geste n'imwe yerekana yuko M23 yiteguye kuva mu bice yafashe nk'uko yabitangaje. Kandi mwarabibonye kuri zimwe muri rezo sosiyo zibitangaza zikorana nabo, aho bavuze bati kuvamo tuzavamo mu magambo, ariko ndetse no mu mpapuro tuzavamo, ariko mu bikorwa byo mu byibagirwe ntabyo muzabona. Ngayo nguko rero, reka mbashimire mukomeze kugubwa neza no gukomeza kugira igicamunsi cyiza, abitegura kwinjira weekend babwa ntimwitegure neza, abitegura kwinjira mu isabato mugire imyiteguro myiza, kandi abakiri mu masaha y'akazi mukomeze kuhirwa, ndetse naho murambitse amaboko yanyu mugire ishyano n'ihirwe muri rusange. This video is not default to promote any terrorist violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that
We never made this video for to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.